ejo hari abantu bashaka gusobanukirwa ibya Ojera mu ikipe ya Rayon Sport na Ruvumbu, hanyuma bakanibaza ku bijyanye n'abakinnyi bivuga ko bashobora Rayon Sport ishobora kujya muri APR igakura y'abakinnyi, bikaba nka kumwe kwa kera byigeze kubaho abakinnyi bamwe bava muri APR bajya muri Rayon Sport, abandi bava muri Rayon Sport bajya muri APR. Yangira ngo umukinnyi ukomeje kuvugwa, wenda reka tubanze duhere ku bya Ojera twagiye tubikomozaho. Ojera icyifuzo cye muri equipe ya Rayon Sport ngo nuko ashaka kugenda mu kwa gatandatu, ariko ubwo kugenda mu kwa gatandatu no kugira ngo binahurirane nuko azaba arangije amasezerano muri equipe, hanyuma ubwatsi bwose amafaranga yose bazamuha agataye bikaba ikofi ayajyane nyine agayajyane urumva. Ariko ikipe ya Rayon bakavuga bati ibyo ngibyo rwose ntago tubikozwa. President wa Jean Fidel ntago abikozwa kubera ko ngo hari ekipe yo muri Kuwait noneho no gushyiramo imbaraga nyinshi kurusha za zindi twavugaga zo muri Libya. Yego urumva zimwe zo muri Libya bari bageze kuri 80, bari bageze mu 80 by'amadolari, kandi noneho iyi ngiyo muri Kuwait yo ngo iragurukira hagati $120 n'$150 by'idolari. Urumva bakahita bamutwara ejo bundi mu kwa mbere. Rero ni ibyo ngibyo. Hanyuma umukinnyi uriho uvugwa ko ashobora kuzava muri ekipe ya APR akaza muri ekipe ya Rayon, ukomeje kugenda agarukaho cyane muri Rayon Sport, n'umusore yitwa Ishimwe Christian ukina inyuma ku ruhande rw'ibumoso. Rayon yakangutse iravuga iti turashaka kubapapura uwo bita Christian mbere yuko ajya muri APR habaye ibiganiro byinshi abayobozi ba ekipe ya Rayon Sport baramwigisha, bahamagara papa we umubyara kuko Christian n'umwana wo mu Ruhango, baravuga bati wowe uri umureyo, ni papa wawe famille ni Rayon Nyanza aho ngaho waje ugakina, ariko biza kurangira ubwiganze bw'inote bigaragaje n'umubyeyi avuga ati yego ibyo ngibyo turabyobata, ariko ibintu by'amafaranga. Ubwo rero ni icyo kintu cyongeye kuzamuka. Ahasanga bugingo Hakim akasanga na Ganijuru yabakina na Regan biramutse bibaye kuko yajya n'amakuru nyine bari aho ngaho. Bon, Christian hari kalita afite, ntekereza ko yahereza Rayon, ariko bon sinzi impamvu nyine yo kugira abakinnyi batatu kuri post imwe. Ubwo numva bateganya ko ari ushobora kuvamo muri bombi hagati ya Ganijuru na ibyo byaba ari byo rero, ibyo byaba ari byo, ariko ndu prefer wagenda ubwo nje kuri Rayon nubwo ari ukizamo vuba tonko umuntu ujya gukina nka Christi ubwo yaba bugingo, kuko buri ya Ganijuru kinasa n'urushaba bose. Ganijuru ni mwiza cyane mu kugarira, ni mwiza pe, kijyanye no kugarira Ganijuru gikora neza, noneho bugingo ahubwo akaba mwiza cyane mu gusatira. Ntango yego ukina gatatu ariko ukaba ufite ubushobozi wenda bwo kuba wamukinnyi uzamuka ugatera amashoti ugatera amacross, ibintu nk'ibyo bene ibyo ngibyo. Noneho iyo bimeze uko kugira Ganijuru na Christian bafite profile z'imikino itandukanye byaba byiza, ariko noneho hari bugingo hakaba na Christian, ubwo mu gihe yaba yavuye muri APR muri Rayon, numva ari abakinnyi babiri basa n'abajya gukina ibintu bimwe bisa. Abombi ni beza offensively bafite umupira, ariko wenda kugarira nabwo ndufata umwe, nabwo nafata Christian, ubona ko asa n'urusha bugingo. So nkavuga yuko Rayon Sport yashaka upgrade muri defense yabo, cyangwa se ikisumbuye kukifite yakipinga Ganijuru none ikamuguriraho Christian. Tekereza ko Christian niye yaza kanicaza Ganijuru. Bra Christian ni namwiza cyane offensively, bino tuvuga ngo abakinnyi bahindura imipira cyangwa batanga ama assist imipira iva mu mpande, ni namwiza kuko atari n'imipira y'iterekano mu Rwanda byo kubijyanye no imipira biragoye. So ntekereza ko yaba ari upgrade, ariko ubwo byasaba ko nkabugingo ubwo bamureka Ganijuru numva atari igihe kiza cyo kwabamureka. Hanyuma amayani makuru ubwo tuva muri yo gato cyane tugaruka muri APR muri ibyo ngibyo mu zindi nkuru na akomeje kugenda ncukumbura. APR ngo mu kwezi kwa mbere ateganya kongeramo abanyamahanga hagati ya 2 na 3, ariko ngo ikahita ifata umuntu witwa Froduard wa Kiyovu na Tatou wa Mukura ikabashyiramo ikabongeramo nyamahanga hagati ya 2 na 3 igafata mu Froduard wa Kiyovu na Elie Tatou igaterekamo. Ikamabwiza ukuri APR yahita ikomera ibonye Froduard, no nshaka gutindaho cyane. Impamvu
nureba kuva Casemiro yagenda aperi hari ikintu kiyigora iyo bibaye ko wenda Tatou ananirwa Tatou Rwanga cyangwa se ukabona atari hejuru muri iyo match nta yindi shwa bagira kuko abanyamahanga baba bayuzuranye abanyamahanga batanu bemewe mwibuke ko ibasizemo Pavel Nzira mu izamu mwibuke ko iba yashyizemo wenda hari n'igihe badashyira mu muri defense Benjamin ariko umuzamu we bamaze kumugira regular starter mbaho bamaze kuba regular starter umwanya nawo ufitoraho abo si babiri uwa Tatou navugaga abo si batatu Shaibubu nuko yari yaragize ibi bibazo ariko Shaibubu nawo ubundi arabanza abo si bane Victor Mbawoma namuvuza noneho usanga iyo batashyizemo Pichu hari igihe baba bashyizemo Benjamin muri defense akenshi biragoye kuba bajya mu kibuga byibura batanu batarimo noneho bigenda biterewe rero tuvuge niba Pichu bashyizemo batanu wenda bashyizemo Tatou wenda basize Benjamin muri defense ubwo Pichu baramudropinga cyangwa se bashyizemo Pichu na Seki na Tatou twavugaga ubwo ntuza baramudropinga Benjamin ikibazo kiba ntagiye bari bisanga abafite backup y'umukinnyi w'umunyarwanda ushobora kuza gukina gatandatu umuhanga usigaye ni Placide Rwabuhiye ariko urwego tuzi rw'uyu musore witwa Froduard Froduard ni umukinnyi ukomeye bro Froduard ni umukinnyi mwiza cyane ku buryo nge unambwiye ngo umukinnyi mbona ushobora kuzasimbura Safe mu bihe biri imbere wa mu mediateri w'imbaraga umwana ukandagira wa undi witanga byo ku rwego discipline rero Froduard ni umusore kabisa yaba ari backup ya Tatou nziza umusimbura wa undi wakwizera ko niyo Tatou yavunika wamushyira mu kibuga akagukinira match ibi bya shampiyona y'Nyarugenge sinshaka kuvuga ibyo hanze byo ni ibindi Champions League n'indi reality kuko iyo n'uyu mugande yitwa Haride Aucho uyifunga yitanga n'aba bitwa bapakwa mezuzwa haziski izo ni izindi nivo sinshaka kuziganira abantu atavuga ngo ruganje ngo baravuze ngo hengo none ngo baramuguze ngo ko ngo yagaragurutse kuri pyramide simvuze urwego rwa za pyramide na za yanga ndi hano w'Inyarugenge hanyuma w'Inyarugenge Froduard ni umukinnyi hanyuma adusoza muri utwo dukuru two bivugwa mu kwa mbere muri Rayone nanone muri Rayon Sport baravuga ko ngo ibya Miss Cedric nabyo bisa nk'ibiri gushyirwaho akadomo gusa ngo utegereje release letter Miss Cedric akaza hanyuma bakajya no muri Kiyovu Abareyo bagakoramo Richard Kirongozi urumva hanyuma ngo na Olivier yabasabye ko agaruka agafata mu izamu Olivier uko kwa mbere rero ubwo ni imyanya 3 kandi none isigaje Rayon Sport abakinnyi nawe irabura 3 reka tuvuge ko Ojera agiye bakamusimbuza Richard Kirongozi nje mvuga ko wenda Sefu ubundi ari wo Kiyovu ubungubu abo bakinnyi babiri nje Mbaraka ari wo Kiyovu yubakiyeho ufashe rero umukinnyi w'amagarwa muri equipe nationale ubundi mwaramubonye muri qualification zo gushaka iki gikombe cy'isi kina na Gambia na Gabon yarahari umukinnyi w'amagarwa ni kikwereka niveau Cedric arabana avuga ngo yarashaje Cedric ntabwo yashaje byo kudakina iyi Nyarugenge yayikina kandi cyane erega iba yoroshye iyi Nyarugenge ntimukayikabirize wone Cedric mubona nka Ruvumbu nyine ni nk'ibyo baruvumbu abantu babumva ego baramumenye kera ariko ntabwo abakuze cyane byo kuba atakina shampiyona wo mu Rwanda Makenza yikinnye igihe kingana ngo sibyo noneho ugashyiramo umuzamu nka Olivier reka wumve ukuntu Rayon Sport izabikomeye Olivier ni umuzamu kuri nivo ya ba Pavel Nzira n'aba Fiacre nyine babazamu kategori nziza ku mugabane wakwizera twibuke ko rero ibi by'abatamare n'abandi kugenda babahinduranya nuko babizi ko nta muzamu w'idistinga mu bandi bose ko ari 3 ntawe batagerageje nuko babuze Wexel Olivier rero yaza akagikemura burundu kabiri Ovidao uyu musore Serumogo gatatu ubwo Christian abakije ko basigaje imyanya 3 gatatu twashyiraga nijuru tuma defense ni rwatubyaye na mitima ntako bitindaho gatandatu ni bisanzwe ni Majariwa yaciye umunani ushatse wenda twashyira Kevin Majariwa ukomeza muri mu ikipe ya Rayon Sport izakina Etincelle ejo ntawe urimo nagaciyemo muri traveling squad ntagaze kugaragaramo akore keza na information umunani Kevin 10 Ruvumbu ubwo Ojera yagiye uruhande rumwe Kirongozi urundi ruhande ubwo twashyiraho nde
hariya ubwo byasaba yuko bakora abamediyateri 4 ubwo twashyiramo na Kalisa Rashid yagumamo twamwongera amamediyateri ubwo tugahengeka Kevin ubwo twazana Rashid muri mediane tugahengeka Muhire Kevin ku rundi ruhande noneho tugashyiramo rutahizamu ntuze Kamara Agogo lisansi se ubwo zazuza kabazo bw'abamugize benshi abarabaye benshi ni benshi basigaje imyanya ibiri yari 3 bashyiramo Muhire ariko nuriya ntabwo yari aba registered hari n'igihe atagaragaza urwego bakamureka Agogo ntabwo arandikwa bari bamwe ko bafite 20 bari bafite 27 bongeraho Keve ba 28 basigaje ibiri ibintu nibibaho mu Bwongereza ibyo bintu amakipe icyazira nuko atagira amakipe B icyazira kumara gushaka gukinisha abakinnyi barenga 30 bose uguze udafite arimo kuzamura kuma nk'aba Pascal nk'aba Petit Score no kuvuga ngo aramutse umukinnyi ku rwego rwiza ushobora kubona mukeneye mu kwambere gata muzamuramo nta lisansi nta kindi bisaba ariko ikibazo usanga amakipe yacu amakipe B yabo ntabwo ari ku rwego rwo nta bakinnyi bari ku rwego rwiza bazamura icyo ndi kuvuga logique irimo ni none se umuntu aramutse nka kuri yari yageze mu matsinda aramutse yarafite 30 akagera mu matsinda bakamugurira 8 yasigarana 22 gusa kwizo lisansi zaba zaruzuye harimo ikosa muri iryo tegeko nawe byumva wowe tuvuge ntangiranye abakinnyi tarani ngiye wenda mu matsinda barigaragaje pe banguriyemo 8 none se wanyengera gushyiramo izindi lisansi none se bagura ryari nyine kandi lisansi kandi zo bongeramo nyine izo 8 zibazagiye ba faze ya mbere ntabwo byemewe kubwa oya kusibitemene iki nguyu ibintu ari kuvuga arabizi kandi ibyo turi kuvuga none se lisansi Ojera ngo nagenda izakurwamo ntabwo